Baby, you wanna dance, baby, nama. I wanna keep you somewhere, everywhere. Nessa. Nessa. Yagakwiye kujya guhinga ibijumba Nyamasheke kuko indirimba ni fo. Nta kirimo. Nessa no kuvuga ngo asha nta nubwo uvuze ngo yashaka agaperemina akajya mu muhanda najya guhinga ibijumba Nyamasheke. Rwose. Niko mufata. Ni Nessa gusa. Na Bitikira tureko bose. Na Bitikira. Ariko Bitikira yaragira inka da. Kinya trap rwose nta kintu. Yama unagaririmba kinya trap atanze. Ariko na yamana umushire. Nawe nta mirongo. Nta mirongo. None sundo y'imirongo ukoma ni yabandi. Imirongo inkoma byanyabyo ndayiguha. Ndabagwa abantu babinkorera. Bruce Melody. Yepfo na Horex hamwe na Betray. Horex na Betray. Noneho mbwira umuhanzi ukubesha avuga ati ngo yazabireke kabisa ajye kwishakira perema akora ikimotari. Yeze nago mwemera. Ze wazajye gushaka kandi utundi turimo tw'amaboko yikorera. Umuntu uririmba neza uwa mbere ni Masamba. Uwa kabiri ni umukire ni The Ben. Yego. Yo uko magaze hano Nyabugogo nikundira umutari bitwa Miss Melody. Witwa nde kwanza? Nitwa Ndayambaje Felicien. Uravuza ngo ikundira umutari bitwa Miss Melody. Bruce Melody. Wikundira Bruce Melody. Makanyaga budu. Makanyaga arabesh. Yaririmbe biririmbe vuga ngo nageze muri bare. Ibyo nago zikenewe. Undi ninde? Undi Mavenge Suti. Nga Fanta kabisa. Fanta? Nubwo utamucindege ariko nyine mba numva ngiye miririmbire yenda hayo kabisa. Uri kuvuga Fanta? Fanta zajya gushaka tundi turimo yikorera. Kabisa. Imiziki nta kigenda. Cyana mba numva ndabintu aririmba kabisa bingoma. Urakoze cyane. We Fanta ntaga gukorera yashaka kandi kazi. Naga ngoma yashaka agakora n'igikarani kabisa. Cyagakomeza ubudije bwe n'ibintu byo gukora imiziki wapi. Ndagutuma kuri Bruce Melody sasa. Ndabura tumubwira gute Bruce Melody. Uzamubwira ze Nyabugogo. Azamara amasani kugera saa 4. Hanyuma ayo masani nagera saa 4 z'amanywa zuzuye. Azigendere ibyo azaba yabonye aho ngaho azabinkoreremo indirimbo. Yangrese azatuzana nakandi karirimbo nako yaratuzaniye ngiyo umunsi ugeze Imana iraguha ikaguhara amayira. Muri make mukumbo Yangrese naze adukorera n'igitaramo hano Nyabugogo. This is your boy Kafuru. Turacyari ku mihanda ya Nyabugogo abantu batubwira abahanzi aho bakunda imiziki bakunda ndetse n'abababeshya. Turi kumwe n'umujana ahangaha. What's up bro? Yo man, my name is 55. Ndakumeze nk'umuntu ufite n'imirongo. Yes. Ufite imirongo? Which is I can to Jugunya hariya twumve. Bandu dakapera mbere yuko Baby, you wanna dance, baby, nama. I wanna keep you somewhere, everywhere. I wanna. Tuzazana ingwe mu mujyi narabikubwiye urumva umva umujana ibyongereza amanuka bro. Yes. Mu Rwanda ufana uhe muhanzi? Bruce Melody. Ufana Bruce Melody? Yes. Noneho mu Rwanda inde muhanzi ukubesha uvuga ati uyu muntu ajya gushaka rimo k'amaboko ibintu by'imiziki ntago bishoboye ninde? Nshobora kukubwiza ukuri se nkubwije ukuri ntago byazahinduka beef cyangwa ngo utinya beef nawe reka hano ni mu Rwanda iyo ntago bihaba. Iyi ni showbiz hano muri showbiz turi free. We vuga ngo ninde? Nanjye umuntu nakubwira utubeshya rwose azaba naretse kuririmba bari abantu baririmba Kinya Trap nta kirimo rwose nta. Ubwo ni babushari nabitwa ba Isnova rwose abantu baririmba Kinya Trap nta kintu kirimo. Batwarira muri uwo mujyi n'abayamano nta kirimo barabanzi bose. Ufasha abanzi igihugu cyose gikunda urabuze ngo nta kintu. Kinya Trap rwose nta kintu. Yama unagaririmba Kinya Trap atanze. Ariko na yamana umushire. Nawe nta mirongo. None sundo y'imirongo ukoma ni yabandi. Imirongo inkoma byanyabyo ndayiguha. Ndabagwa abantu babinkorera. Bruce Melody. Uramwumva? Ndamwumva. Okay. Mubwire bangaye. We mbwira abo umbwiye abahanzi bakwiye bakagenda n'abambwira n'abagukoma. Abaririmba Kinya Trap bo bigendere. Bo bavemo. Okay. Utwangeho na yamana. Okay, let's go. Noneho ko bagukoma wavuzeho Bruce Melody warareze. Wenyine. Bruce Melody warareze. Niwe wenyine ugukoma. Niwe ni number 1. Okay, undi wa kabiri ninde? Undi wa kabiri? Ubwo so wakibagirwa
Marina na Marina arakwica hano warabikora Marina arakuzonga okay wambwiye ngo hari akamesaje ushaka kuma ngo ushyirire umuntu urakamuhukirira se ndakamuha arara kabonye uravugisha arara kabonye n'ukuri kw'Imana arara kabonye karara kamugezeho Samo yaraba yakabonye ndagutuma kuri Bruce Melody sasa ndabura tumubwira gute Bruce Melody uzamubwira ze Nyabugogo hehe Nyabugogo gogosi kumyanya yagogoza ure n'abarara hanyuma azamara amasaha 4 ubwo uri kuntuma azamara amasaha ngahe ibyo byose simbizi ane niyo mushaka icyo azabona azagikoremo indirimbo byanyabyo kandi azambisha azaze arebe njyewe icyo ndimo mvuga ngutumye kuri Bruce Melody azaze Nyabugogo agomba kumanuka akaza Nyabugogo ku mihanda ya Nyabugogo ku mihanda ya Gogosi yego Gogosi hanyuma icyo ngutumye niki nuko uzamubwira akamara amasaha 4 azagera saa 9 za mu gitondo ahave saa 4 z'amanywa nahava azagenda nkorera indirimbo wenda azatuka njyewe wamuhaye ubutumwa wenda azaba ari njyewe atuka wamuhaye ubutumwa ariko azamara amasaha 4 kugera saa 4 ibizavamo muri aya masane azankoreremo indirimbo yes nibwo butumwa niyo message ashaka ngo niyo message nkize kuri Open TV iyo message arara yibonye ndabikwije uravugisha ukuri kw'Imana irara rimugezeho ashobora kubyirengagiza ariko ndabizi ko ari bubibone kandi arabibona tu abibone nibyo nyine nzanamujyana mubaze ngo message twaguhaye warayibonye nkubwiye ko umuntu nkoma ni Bruce Melody ariko uramushaka aza Nyabugogo kamara amasaha 4 mugutumyeho azaze saa 9 za mu gitondo ahamara amasaha 4 ahagaze ku muhanda wa Nyabugogo hanyuma ayo masaha nagera saa 4 z'amanywa zuzuye azigendere ibyo azaba yabonye aho ngaho azabinkoreremo indirimbo nashaka azaba ari ngiye watuka nta kibazo urakoze cyane ariko ayo masaha ndifuza ko iyo message iramugeraho kabisa Bruce Melody bakudutumyeho message umuhungu uramubonye ubwo ni wowe ugomba gufata umwanzuro ariko ugomba kugera hano Nyabugogo ibyo bakubwiye wabyumvishe njyewe icyo nkoze ni ukugezaho message y'umuvandimwe asante sana okay ask Chameleone Jose ariho na Jose Mayanja witwa Jose Chameleone from Gogosi Nyabugogo yes so ikinyarwanda zigike ariko ushobora kumfasha tukaganira uko kivugo nta kibazo ndakumva ngiye mu buzima nkunda abahanzi batatu King James King James yego Tom Close yego Young Grace yego ndagira ati mudufashishe this is the uko 12 23 yego 23 turabasaba muze mushushe nyabwo babahesho turabakeneye King James Young Grace na Tom Close yes okay muze mutu tubabwire ko ubaye umuntu wa kabiri ushaka aba star banyu hano Nyabugogo abakeneye hasi yesho none se kumbwiye abahanzi ukunda abakubesha abo nabahe mu muziki nyarwanda bugati bano barambesha abantu bambesha makanyaga budu makanyaga arabesha yaririmbe vuga ngo nageze muri bare ibyo nago zikenewe undi ninde undi Mavenge Suti na mukoro ibasi abahanzi bo mu gihe cyawe se abo ngabo reka nta kintu baririmba urashaka abantu bari superstar abo babiri na makanyaga Abdul na Mavenge Suti undi ninde undi sinzi ukuntu yitwa aturuka mu majyepfo si I don't know him ntabwo muzi neza okay nta kibazo ariko nyakuri abo bahanzi turabakeneye bashushe nyabwo baje babahesho Gogo Park Show King James undi nindarya Tom Close Young Grace murakenewe hano Nyabugogo ngo muha abaturage show barabifuza cyane message irara bagezeho Nyabugogo December tuzangire mu kwa mbere this is your boy Rush ngubwira ngo turacyari ku mihanda ya Nyabugogo tubaza abaturage uko bumva uyu muziki nyarwanda w'iki gihe ndi kumwe n'umumotari ahangaha chef wanjye witwa gute nitwa Tujikimana Jean Bosco
vuga cyane. Nitwa Tegekimana Jean Bosco. Jean Bosco uri umufana w'umuziki nyarwanda? Ugira abahanzi ukunda mu Rwanda? Cyane. Ninde muhanzi ufana mu Rwanda? Bruce Melody number 1. Ufana Bruce Melody? Number 1. Afite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, uzaba uriyo? Nigiki aho ngaho ni sawa cyane zaba mani. Niyo ndirimbo ya Bruce Melody ukunda? Igitangaza. Okay. Hari ukuntu abaturage bakunda kumvikana bavuga ngo hari abahanzi bafite ibiririmbo rwose bidafite ikintu bivuze. Mugabo gataba abahanzi bakaba hari akandi kazi bari kujya gukora aho kugira ngo babeshe ngo bararirimba nyamara imiziki yabo nta kintu imaze muri society. Ninde muhanzi we wumva yakifatira yajya kwishakira utundi turimo yikorera? Nka Nessa yagakwe kujya guhinga ibijumbi Nyamasheke. Nessa. Nessa. Yagakwe kujya guhinga ibijumbi Nyamasheke kuko indirimbo aririmba ni fo. Nta kirimo. Nessa no kuvuga ngo asha nubwo uvuze ngo yashaka agaperimi akajya mu muhanda najya guhinga ibijumbi Nyamasheke. Rwose. Niko mufata? Ni Nessa gusa? Na Bitikira tureko bose. Na Bitikira. Abo bahanzi babiri bajya gushaka utundi turimo bikorera. Nako bajya guhinga ibijumbi Nyamasheke. Nabo gusa? Ariko Bitikira yaragira inka da. Bitikira we yaba umushumba w'inka. Yego. Niko byumva? Yego. Nabo gusa? Naho ndi muhanzi kubeshya? Ndikumva ari abo ngabo. Okay, nta kiririmbo kigeze nko gusohoka akavuga ati nk'iki kiririmbo koko nk'ubu kimaze iki kindi kiririmbo nyabaki. Nanone hari akantu Zeho yadukomye ariko turamwemera ariko uriya mwana. Senabyaye. Ya ndirimbo yabifinze mugenzi we. Nawe nta kirimo kabisa. Kabisa yararengereye. Urakoze cyane musaza. Umusaza imeze bite? Ni fresh kabisa. Bakwita nde? Muhire Valante. Muhire Valante. Muhire Valante ufana imiziki nyarwanda? Yego. Nuye muhanzi ukunda? Nkunda Davis D. Ukunda Davis D? Nihe ni wa Davis D uzi? Ni nyinshi kabisa. Uri umufana wa Davis D? None se ko hari abantu bakunda kuvuga ngo uno muhanzi rwose mba numva yabireka uyu muhanzi binaririmba ngena uyu ngo azajya gushaka kandi kazi. Uwo muhanzi ari ufite ufata gutyo? Ndamuzi kabisa. Uwe? Nga Fanta kabisa. Fanta? Nubwo utamucindege ariko nyine mba numva ngiye miririmbire yenda hayo kabisa. Uri kuvuga Fanta? Fanta azajya gushaka tundi turimo yikorera? Kabisa. Imiziki nta kigenda? Cyane mba numva ndabintu aririmba kabisa bingoma. Urakoze cyane. We Fanta ntaga gukorera yashaka kandi kazi? Naga ngoma yashaka agakora n'igikarani kabisa. Cyagakomeza ubudije bwe n'ibintu byo gukora imiziki wapi. Bira bintu byo kuririmba wapi? Nta kirimo. Nuhe muhanzi wundi gukoma? Ndi muhanzi ngoma. Kuri Davis D. Mu Rwanda. Ndi muhanzi ngoma nindera. Wenda na Deben na Tiger B. Na Deben nabigukorera. Urakoze cyane muri Valante. Nahari kabisa. Open TV turacyari ku mihanda ya Nyabugogo. Nakubwiye ngo turagera ku bantu badusobanurire abahanzi abo bakunda abababeshya. Ni kenshi cyane twagiye twumva ko hari indirimbo z'ibishegu ngo abantu badakunda. Noneho duhuye n'abagenzi sasa. Abagenzi bari update bumva imiziki cyane. Reka mere kuri uyu musore. Witwa nde bro? Banyita Elise. Elise. Wowe witwa nde? Eme. Elise ufana uhe muhanzi? Yemfa na Horex hamwe na Betray. Horex na Betray. Wowe ufana uhe muhanzi? Jenny Horex na Zeo. Wowe ni Horex na Zeo. Sasa n'abahanzi banyu nibo mukunda indirimbo zabo. Nibo abantu mufana. None ndashaka abo mufana turabumvise. Noneho mbwira umuhanzi ukubeshya avuga ati uyu ngo yazabireke kabisa ajye kwishakira perema akora ikimotari. Shana ubwo no mujene turi kumwe afana Zeo. Yezeho nago mwemera. Zeo azajya gushaka kandi utundi turimo tw'amaboko yikorera. Umuziki we wapi? Nta kintu kirimo papa. Ku muhanzi wawe ni wowe muhanzi utemera? Je muhanzi ntemera cyane ni Shkevin. Shkevin nawe azabivemo? Cyane. Vuga cyane ntago bari kumva. Muhanzi ntemera ni Shkevin. Wemera cyangwa utemera? Ntemera. Ntago umwemera? Isha azacishene ajye gushaka kandi kazi yikorera? Kabisa. Abasa murakoze cyane muri abantu b'abasirimu showbiz murayumva. Turakomeje ku mihanda ya Nyabugogo twaje kuri tere kubaza abaturage abamotari n'abantu ba mbere bateza umuziki imbere. Sasa twageze kuri tere ngo tubabaze imiziki bayumva gute. Ni kenshi twumva abantu bavuga yuko abantu hanze muri iki gihe baririmba ibishegu cyane bari indirimbo zidafasha abantu. So reka tubaze abaturage uko babyumva cyane cyane abamotari n'abantu bakunda kumva imiziki cyane mujya mubona bafite amaradio mu mahembe ya moto bari kugenda bumva imiziki. So turi kumwe n'umujene hano. Bro witwa nde? Amazina yanjye ni Motari Barabona. Motari Barabona. Okay. Mota ninde muhanzi nyarwanda uririmba ibintu kumva rwose nta kirimo? Uwo ngo sinanakwiye no kumumenya. Okay. Ahubwo bura rero umuntu uririmba neza ngenda muzi. Uwa mbere ni Masamba. Masamba. Okay. Uramuzi ho? Ndamuzi. Neza. Cyane bamwita Masamba Intore. Yego.
uwa kabiri ni umukire ni The Ben. Yego. Mutemo n'uwa gatatu komeza ubwira gari. Simerutse kumva indirimbo ye Riderman. Riderzo, yes. Nawe uramuzi? Ndamuzi. Bamwita Rusaki. Yego Rutenderi. Sasa uravuga iki ku bantu bakunda kuvuga yuko hari abahanzi baririmba indirimbo zidafasha abantu? Ari indirimbo ujya wumva ukumva iyo ndirimbo nta kintu kirimo? Hari indirimbo nigeze kumva y'ibishego bya Danje ariko urubyiruko abenshi. Iyo ndirimbo ni yihe niba uyibuka? Ndumva cyangwa ni yandi? Nago mwibuka ariko indirimbo y'urayizi? Navugaho nk'utuntu nka tubiri. Nuvuge se? Tuvuge ntaribi. Nigeze kuyumva ivuga ngo uri umuswe ruringege ruringetura. Uwo bamwita Bitkira. Uriya nta kigenda. Ese bura ntaga anywa itabi? Ntago mbizi. Shabanza narayumvise urumirwa. Numva ni hatari man. Aho se ubundi ntago baramutagereza. Oya ntago baramutwara n'uburenganzira bwe. Oya. Muri showbiz iri free uvuga ko bishaka ibintu. Abantu nibo baguca urubanza bagakunda cyangwa bakakwanga. Okay, iyo niyo ndirimbo yasohotse umva nta kirimo. Nta wundi muhanzi nawe wumva rwose akwiriye kujya gushaka kandi kazi yakikorera? Nta wundi bo ngaho ngiye niyumvira izo ngizo zituje z'abantu b'abakapo nyine b'abasaza. Izindi ni za kera nyine nawe urabyumva. Urakoze cyane Mota. This is your boy Rush aka Kafuru. Turi ku mihanda ya Nyabugogo tubaza abantu uko bafata umuziki nyarwanda abasitari babo bakunda. Umusa imeze bite? Uko magaze hano Nyabugogo nikundira umutari bitwa Miss Melody. Witwa nde kwanza? Nitwa Ndayambaje Felicien. Uravuza ngo ikundira umutari bitwa Miss Melody. Bruce Melody. Wikundira Bruce Melody. None se ko hari abantu baje bavuga ngo hari abahanzi ngo baririmba ibintu ngo bya fake ngo nyine ngo bidafite ikintu bimaze. Ninde muhanzi ujya wumva kuririmbira ibintu bidakora kavuga ati yazabireke? Numva ndirimbira ibintu bidakora. Ngiye bose numva baririmba indirimbo nziza usibye ko ndazisobanukiwe. We ntabwo abanzi bose bumva baririmba indirimbo nziza. Urakoze cyane. Open TV man. Turacyakomeje kubaza abantu ku muziki nyarwanda Nyabugogo twageze kuri tele ibintu byandi isura twazanye ingwe mu mujyi twazanye ingwe muri showbiz ya Kigali. Turi kumwe hano n'umumama. Mama witwa nde? Nitwa Uwamahoro Ernestine. Bacu ni Irusizi. Abansuhuza abahanzi nyarwanda n'abana beza. Okay, umuhanzi nyarwanda ukunda ninde? Young Grace baka umwanya wa mbere. Indirimbo ye ya mbere nkunda iyo umunsi ugeze Imana iraguha ikaguharira amayira. Urayikunda iyo ndirimbo? Ndayikunda cyane n'abantu bose bayishyizemo barayikunda barayikunda. None ndashaka kumbwire ku muhanzi nyarwanda wumva uririmba ibintu bitagufasha pe. Vuga tuno muhanzi azabireka ashaka kandi kazakora. King James aririmba indirimbo z'urukundo. Ariko ntaratwereka urukundo rwe aho rujya. Bivuze ngo aririmba ibintu wadakora? Aririmba ibikorwa adakora. We imiziki ye ntago igufasha muri make? Oya. Wari message ashaka ko duhanga umuhanzi runaka harya ninde? Young Grace azatuzana n'akandi karirimbo nkako yaratuzaniye. Ngiyo umunsi ugeze Imana iraguha ikaguhara amayira. Muri make mukumbo Young Grace? Young Grace naze adukorera n'igitaramo hano Nyabugogo. Ipara na Nyabugogo n'ahantu hose. Indirimbo ye yararyoshye iryohera abantu benshi. Ariko ntiyagomeza kwigaragaza. Akeneye kuza akayibaha. Urakoze akaduha n'izindi zigasohoka. Sawa, message iramugeraho. Urakoze cyane. Sawa murakoze. Ni nk'iyo ndirimbo yaba yarasohotse ukavuga ati nk'iyi ndirimbo koko igamije iki? Ukumva nta kirimo kabisa. Nago nzi amazina yazo ariko nk'umuhanzi bita Bitkira indirimbo ajya sohora nyinshi ari n'abandi bahanzi bandi bahanga nk'ize nyine mba numva ntaho zageze umuntu. Nuvuga ngo Bitkira binaririmba ashatse yashaka agaperime nawe akigira mu muhanda. Yashaka agaperime cyangwa agashaka akandi kazi yigiramo ibinaririmba rwose nta kintu bifarose. Na undi muhanzi ukubesha uzi? Baba barimo ariko ntago mpa utazi amazina yabo. Okay, urakoze cyane. Sawa murakoze cyane. Bano banje ni ibitekerezo by'abantu ntago ari twebwe niko abafana b'umuziki babyumva. Uruvuga ngo rero mugira icyo muhindura mu muziki yanyu urumva ko imiziki muri gukora idafasha abantu. Let's go. Ninde ufana mu Rwanda? Mu Rwanda Ewana mfana uriya mutipe wasoye kiriya kigoma cya Teta nyine si umuzi se? Teta bamwita Kid.
ntago nzi ukuntu bamwita ariko nyine yakikubita mba numva kirimo neza nari nari ufana mu Rwanda na Riderman man sinabikubwiye se none se ni nuhe muhanzi nyarwanda uririmba indirimbo kumva nta kirimo mwumva nta kintu kirimo uvuga ati uyu mujene azajya gushaka kandi kazi kabisa shamani byaba bigoye bitewe nuko nyine nge nshobora kumva nta kirimo kandi wari habafatira kumva biragoye nyine harya bambwiye ngo nta bandi banzi nyarwanda usibye Kid na Riderman ndabazi ba Bruce Melody bano ngaba bose se situba tubabona mana ariko nyine bakora ibintu kumva no kwigira ibiceri gusa nta somo bari gutanga nyine uravuze ngo Bruce Melody na Benny indirimbo zabo nta kirimo nta somo ririmo reka baba bari kwihigira ibiceri nyine none ze niba ari kuririmba ukabona kuri stage abyinanye n'igikobwa cyambaye ubusa ubwo urambwira ngo si vibe za sibyo abajani mwa mushaka ayo mavibe ntago tuba tuyashaka mani tuba dushaka ririmba ibintu twe twiyumviremo isomo neze nzafata isomo ryo kwambara bikini n'umuhungu we wibereye imahanda uri kwitigira ibiceri we nene uranyemeje ndagaza we ashaka gukubita ingoma ateganya yuko ari buyishire kuri internet bayiharaye akabona ibiceri ariko mu by'ukuri nta somo aba yaduhaye byatuma turushaho gutera imbere niba nta somo ririmo yabona ibiceri gute kandi abantu mutari kuyikunda oya kuyikunda ni rimwe gusa neza iyo urikunze rimwe ukamuha views ntaba yagufasha ntuzongere gusubira ngo yumve reka numva iki niyo nama wagira abahanzi ntabagira kujya bareba nyine aho isi igeze bakasanisha n'ubuzima turimo bakaduha ingoma zinatwigisha mani uvuga ngo bari kuririmba ibintu meze niba arimo anyereka muri video nkaba ndimo ndebamo umukobwa wambaye ubusa ku biceri byanjye ninjya mu kabari n'ubundi nkajya nimajiramo bya bintu basanga n'ibiceri byanjye nanjye mbishoyemo ahandi nyine wavuze ngo wifanira umuziki wo hanze hanze y'u Rwanda ufana nde sha ni Tanzania nifanira ngiye Diamond wangu wari umufana wa Diamond ukunda ne mu bahanzi bo muri no minsi umuhanzi nkunda ni Melody ni ukunda mwemera cyane none sasa hari ikuntu abantu bakunda kuvuga ngo ngabahanzi b'iki gihe ngiki ngo nta message ngo ntaje wowe ninde muhanzi wumva rwose akubeshya ibintu aririmba nta kintu bifasha abantu numva mvuze izina oya nta kibazo ariko arema abahanzi bo muri iki gihe nk'abari kuza ubu ngubu rwose ubona bari kutubeshya baririmba uko bari kutubeshya ngumva nta message nta numwe wa press uvuga ngo uyu runaka rwose ntago njya amenya ibintu aririmba urebye vuga izina nta kibazo iyi minsi ntago kuvuza izina urumva nanone cyangwa abahanzi b'iki gihe ntabwo baza amazina ntabwo mbaza amazina benshi nta numwe muri iki gihe uzi ko Melody mumenye Melody nuko yaririmba ibintu nyine byumvikana ari umuntu urimba ibintu ukumva ni okay reka nkwibutse mu mazina y'abahanzi b'iki gihe umbwira ati nguwo nta kintu aririmba hari uwitwa Bushari hari uwitwa Kevin urabazi Bushari wenda muzi aririmba ibintu bizima Bushari aririmba ibintu bizima Kevin uramuzi nawe nziho Kenisoro uramuzi Kenisoro ndamuzi Kenisoro ameze ate aragerageza nawe uwitwa Juno Kizigyanza uramuzi Juno Kizigyanza nandamuzi ameze ate aragerageza ariko urumva ko nawe ari ibyo aririmba nyine ubona bitari kugenda neza nazikosore tu agomba kongeramo agafu batanga message abitwa ba Kevin Kadasa bujye bamenya abitwa ba Kevin Kadujye bamenya oya we nawe nzi nawe nawe uzi Kevin Kadasa nawe uzi abo manzi nabo hejuru Melody witwa Bwiza mugenzi wawe aramuvuze Bwiza uramuzi Bwiza nawe njya mu umuziki uragukorera se urebye pole bajye baririmba ibintu okay reka nkorohereze ubundi bumva ari iki abahanzi b'iki gihe bakongera mu bintu bandika cyangwa se mu mirimbire yabo icyo bashobora kongera urabona nk'ubu buzima tuba turimo baririmba ibintu babona nyine by'abantu bakeneye baririmba ibintu bisa n'ubuzima abantu bari kubamo ako kanya cyangwa bizanabo urumva we niko abahanzi kera banaririmbaga uvuga iki ku bantu bavuga ko abahanzi b'iki baririmba ibishego baririmba ibintu ngo by'ibishego ibintu nyine bitari sawa rwose naye nemeranywa n'abantu bavuga gutyo uko abantu b'iki gihe bararirimba ibintu bimeze nk'aho bashaka amafaranga gusa ndetse kugira bamenyekana hari sinzi none ko bavuga ngo nibyo bigezweho ngo abaturage nibyo mushaka kumva nawe dushaka kumva abantu bashaka kubyumva n'ubundi n'abandi bameze nk'abo bantu bari kuririmba ibyo ariko nkatwe tuba dushaka ibintu baririmba ibintu niba ndi umumotari urabona ko ndi umumotari naririmba nyine ibintu bishobora gutuma numva avuga ati wenda ibibazo bya motari mu muhanda gutyo duhana ibibazo bitandukanye atanga message nyine yuko abamotari nk'umuntu ufite ijwi rigera kure amenya ibibazo biri mu baturage bari byo baririmba abaririmba niyo tuba dukeneye apana ngo biriya bindi baririmba
impamvu nemera melody aririmba ibintu ubona bizima ko nawe bamushinze ibishego nka ndirimbo ngo zakinyuma n'ibiki byose ibinyafu yagiye aririmba urabona nka biriya ngo ibinyafu urumva ntabwo navuga ngo ni ibishego ko ni iki gisebeje kiri musi kirenze akinyuma se ubwo bisobanura iki nkaho kuvuga ngo nakinyuma ashobora kuba ari nk'inyigo z'abana b'ubu ngubu bitewe n'ahantu isi bigeze hari imvugo zigiye zihinduka kandi n'abasaza ubona bakoresha ngiye ntekereza ko ariko ariyo bintu baba bashatse kugira ariko ntabwo ari ibintu birenze cyane. Okay, wambwira nk'indirimbo yigeze gusohoka ukavuga ati nk'uyu muntu yaririmbye iki koko? Indirimbo hari indirimbo njya numva inyoni yarigonze ngo iri mu giti ibona Mukamana ngo ari kurira ngo iyo ndirimbo yarasohotse urumirwa avuga ati nk'indirimbo yavuga n'ubundi yo kera nayumvaga kera ariko yarimbaga n'abana twitaga babarara bari mango inyoni yaridunze ngo iri mu giti ibona Mukamana ngo ari kurira rega Mukama nyine bindi akayamo ibintu byinshi nyine na message muri make na message yari okay moto arakoze cyane asante kabisa abasaza ndabemera bantu banje iyi ni Open TV muri Nyabugogo kuri tele twumva abaturage icyo bavuga ku muziki nyarwanda.